Ndabashuje mbaye ikaze mwe mudahema gukurikira D1C hano ku muyoboro mugari wa YouTube. Ndabashuje mbaye ikaze kandi ndabashimira mukomeza kudukurikirana. Uyu munsi nje gushyira umucyo ukuri kuri iyi video mwari mumaze iminsi mubona ngo Papa Sava yitabye Imana. Ese nibyo Papa Sava yaba yapfuye cyangwa nagarapfe? Ese yaba arwaye cyangwa nagararwa? Ese yaba ufite ikihe kibazo kugira ngo bamufotore kuri yicaye mu ntebe ameze kuri? Mbere ya byose ndabanza kubitseguraho kuri iriya video. Umuntu wayitangaje nawe ntabwo yaraza amakuru yose, ariko video nkuko mwayibonye niko yasohotse. Ariko ubundi musanze Papa Sava ntiyapfuye, nta n'ikibazo afite, nta nubwo arwaye, nta n'inkorora arwaye. Dore uko byatangiye. Banze rero aka video gatoya. Wabuze ko kuri urugo rwe twabura. Erega Papa Sava ntago afite umugore umwe ku buryo apfa ngo arenge. Ntago afite umugore umwe, musisi umugore muzaniye ibya ariko Ko umwana wabuze nyina none nayo ugiye kuba ngo nyiragitari. we hari icyo wazanye kwa rusika rwa hari icyo wazanye. None si yayibwirije atakugira icyo azanye. Umwana yari afite ubu kandi n'ikirenge. No mwana uri hasi mukeba wanjye ndabibuka. Ubu subwirwa n'iki cyo mfite. Niba narinzanye n'udufaranga ngo ni ngombwa kuza nikoreye. Utumuhereza. Ese ubundi ndamusigura. Nkuko maze kubona iyo video ya Papa Sava aryamye mu ntebe, iyo ni shot bari barimo. Ariko nyuma yuko abajya muri iyo shot yaje kurwara inkorora abayiryamiyeho gatoya. Rero niko kuza gutongana gutya. Mbaza ngo uti byagenze gute? Uraza guseka none utembagara. Baje guhita bakoramo filimi muri iyo video yuko nubundi yararwaga korora aryamye. Ahita bamworosa, ariko kameriyo bahita banzura yuko bagiye gukoramo filimi y'umuteguro. Iyo filimi nibyo yarasohotse yarabaye, sinzi niba mwarayibonye, ariko mu minsi micyandaza kuyibereka hano kuri YouTube channel kugira ngo nkomeze gushyiraho umucyo kubiri kuba kuri Papa Sava ngo yarapfuye. Papa Sava ntiyapfuye, ariho mu video aracyayakora, amafilimi aracyayakora. Dore filimi murabona ko aba ari gusohora buri mwanya, ibyo byose nibyo aba ari gusohora. Papa Sava ahubwo iyo bakomeje kumututa igitutu ngo nashake, arababwira ati rwose nimwihangane nzashaka Imana yabishatse. Wowe se wiyumvisha ute ko warabonye no video ngo Papa Sava yapfuye warangiza ukabyemera? Ese wari wabyemeye cyangwa wari wabipinze? Reka danjye ntabwo nari nabyemeye, numvaga ko ari blague, numvaga ko ari ibindi bintu. Gusa nyine nuko abakunzi banyima ngomba kubategurira inkuru nkazibahera ku gihe uko zigezeho. Rero nkawe inshuti yanjye kora subscribe, ufungure inzogera tujye tubana nuko inkuru yari imeze, kandi ukomeze kwihangana. Ahubwo abantu bambaza ikibazo kitari ndabizi warabeshye, ntibambaze bati basi umugore ari ndabizi ibyabaye, ndabizi kimara kubona ino nkuru warabaye cyane. Papa Sava aramukundaga bitewe n'amafilimi meza ari gusohora pe, muramukunda cyane. Mwihangane rero, Papa Sava aracyariho wacu, turamukunda. Abantu benshi bifuza yuko baramutse banahuye nawe bagira ikintu bamusaba. Rwose ubugambi bugumane, Papa Sava aracyariho. Wowe ukomeza kudukurikira, ukakomeza kudukunda, ukomeza kudukurikirana, kanda subscribe, ufungura inzogera, mukanya turaba tubabikira abandi bapfuye. Mbibutsa yuko ari iyo hagize nk'umuntu upfa turabibamenyesha, ariko hashira nk'indi minota 20 tukaza gushyira umucyo ku byabaye, cyangwa se tukaza gushyira ukuri. Niba yapfuye kuko tukabibamenyesha, niba atapfuye kuko tukabibamenyesha, byose ni kurica. Ngaho rero nimukore subscribe, mfungure inzogera tujye tubana. Video niyo ngiyo, ntago Papa Sava yapfuye, nta n'ikibazo afite, nibihuba nk'ibyo byose. Murakoze, ndabakunda, ibihe byiza, tujye dukomeza kubana, dukomeze gusapotingana nawe ujyaga. Mwibutsa ko ushaka kwamamaza nawe nagushyiriramo bakagukandira subscribe, nta mutima mubi, tujye tuzamurana. Kandi inshuti duhane collab, niba ufite YouTube turi mu kigero kimwe, zana nkwe collab, nawe ume collab, tugende tuzamurana. Murakoze.